niba ari mu mahanga ubu ngubu avuga ngo narahunze ntabwo bikiri showbiz. Ni ukuvuga ngo mu rwego rwa politike u Rwanda nyine rwafeirinze kubera Yago, ariko gufeiringa ntabwo ari imbaraga nkeya z'u Rwanda. Ntekereza ko Yago azagaruka mu Rwanda. Njye nabitekerejeho nshingiye ku bintu nka bitatu bikurikira. Ari nabyo nashingiyeho yuko Yago ikibazo cy'uyu munsi kitari icy'imyidagaduro, cyarenze imyidagaduro kandi ntabwo kirenze uyu munsi. Uribuka ko mu biganiro Yago yakoze yavuze ko yahamagawe akajya kungwa na Sabe. Ugeze umva se barigeze bajya kungwa n'umuntu w'umuhanzi? Oya, yavuze umuyobozi. Ni ukuvuga ngo ibibazo bya Sabe na Yago ubwo muze Sabe nuko ari we yavuze cyane, ari nawe yavuze bagiye kwiyunga, ariko ndavuga n'abandi bantu bose yise agatsiko. Byamaze kumenywa n'ubuyobozi kugera aho bavuga bati baterane turebe kino kibazo tubicoce. Sibyo? Hakaba hazamo n'ubwicanyi muri showbiz. Erega reka nkubwire, reka ndeke showbiz gatoya. Niba nakubwiye ngo bino bintu mbabarire twe kubiganira mu bintu bya showbiz. Yego. By'imyidagaduro byarenze imyidagaduro. Imyidagaduro n'ibyishimo n'uguseka, ariko yageze mu bintu byo kurogana, byo kwicana, byo guhunga. Sibyo? Aya intervention ngaho ya ministeri z'intervention ntago ari z'imyidagaduro. Ministeri y'ubutabera, ministeri y'ububanyi n'amahanga, urumva inzego z'ubutasi, aho rero twarenze ibintu by'imyidagaduro. None se Sandrine reka nkubaza, nkurikije ko igitabo cy'amategeko hano mu Rwanda kibivuga, kiri ku musore aryamanye n'umukobwa amini n'umugore w'umugabo, nibwo yabasambanye n'uwo mugore, kuko uwo mugore abaciye umugabo we. Yego. Umusore n'umukobwa baryamanye. Reka ngasurinye kugira ngo abantu banabyumve ko ari kategorike. Umusore ufite imyaka y'ubukure n'umukobwa ufite imyaka y'ubukure bumvikanye. Buri hari imiryango imwe n'imwe y'ama-ONG itemerewe ko ukoresha ijambo gusambana. Oya, ni gukora imibonano mpuzabitsina. Sibyo? Yego. Ntabwo umusore w'imyaka 25 n'umukobwa w'imyaka 23 bapfa kuba ari hejuru y'imyaka 18 iyo bakoze imibonano mpuzabitsina. Imbere y'amategeko y'u Rwanda nta cyaha baba bakoze. Ibyo hari abatabizi, ntabwo baba bakoze ubusambanyi. Ubusambanyi kireka habayeho yuko umwe afite isezerano n'undi muntu akaba amuciye inyuma. Ibyo rero Yago yaba yarakoze niba nabikoze koko nta cyaha yaba yarakoze imbere y'amategeko y'u Rwanda. Erega n'aba bajene we kutureba nabo bajya babikora. Nyine navuze ngo ni bangahe mu basore b'abanyarwanda badukurikiye uyu munsi bagira imyaka 30 nk'iyo Yago afite, bataragira aba ex. Gusambana tubyihorere nkuko babyita, ariko gusambana byo ku rubyiruko mu mategeko ntibibaho. Ntuzanire iby'idini hano, turi mu bijyanye n'amategeko. Ngo wazane ibishwe byacu twakongera kubona aho tunywa amazi. Sibyo? Ariko niko kuri. Buri wese uwazana ibyo bihishwe. Erega n'amategeko arengera iyo privacy y'abantu, ubuzima bwite bw'abantu. Twese uwazana ubuzima bwite bwacu akabushyira ku karubanda, twabona aho twongera kunywa amazi. Rero niyo mpamvu niba Yago yarakundanye n'umukobwa bafite uko babanye nuko batandukanye, ukuri kuko batandukanye nuko babanye, reka mbwira abantu bakuzi do naba abo babiri. Sibyo? N'ubundi rero kugeza uyu munsi side wavuga uti katangiye wayikoze banzanyemo babizanye gute, noneho bikaba karushwa baravuga ati ko bambekera ko bakoze jenoside ataranayikoze, nabyo ukababara. Jiha wababaye, ndabizi ko wababaye, ariko Jiha ni wababaye nawe ushyire mu mwanya wa Yago uvuge ngo igihe cyose no Yagowe yagiye atotezwa, avugwaho aba ex be, aho bakundanye, abo bashatse kugira gute, aho bahuriye hanaha, none hibaze ngo we yaba yararaga meza ate uko kuntu waba waraye. Nkubaze. Yego. Theo uvuze gutyo abekse utunyubutse ikintu ku mwana. Umwana makuru agenda asumira mu matwi yanjye cyangwa se yawe cyangwa se Yoreya, ndetse reka nifashishe n'amakuru ya Eminyawe mu kubyo numvishe ku kiganiro yakoze ati uriya mwana atamakuru ahari biranashoboka ko yabatari wa Yago.
tukibaza ariko se yago yarabisobanuye ngiye nakubwiye ko mu kiganiro twakoze ubushize ko ibintu bisobanutse yavuze ko inda ari ya producer Bob ntabwo nakarangiza ikibazo uno mukobwa rero akaba yaraje mu mihanda byaragenze gute yaba yarishyuwe kugira ngo aze gushyira ntabwo nkubwiye ko mbikeka yago yivugiye ko ibihumbi 100 producer Bob yabifashe akabihurira mukobwa ngo uzagende inda uyegeke kuri yago wenda kuko nawe mwabonanye mu buryo mw'icyo bundi birimo ihungabana ariko nabwo ubugereje ibyo yakorewe navuze ngiye ngo ni bikeya hanyuma rero mbere yuko ureba impamvu yago yabarahindutse nako ureba ko yago yahindutse reba impamvu yamuhinduye n'abamuhinduye ubanze uvuge ngo uyu muntu yabanje guhohoterwa sibyo abizi na Clement arabizi hari ukuntu uburyo Sabe yajyaga akora inkuru tukiri ku Nyarwanda no ku Gihe sibyo bitishimirwa na Knowless na Clement ndetse ndibuka hari inkuru imwe Sabe yigeze gukora agarura nyuma ya couple ya Knowless na Clement maze gukomera agarura ibya Sabe ibya Knowless na Safi n'amafoto yeze yacukumbura kera yande ya Safi na Knowless kandi yari muri fiançailles na Clement we byari bigeze kure ngira ngo ni mu gihe benda gukora ubukwe sibyo ibintu byababaje Knowless na Clement kugera aho bagiye kureba umukoresha ibintu birebire sibyo ndetse mu cyo gihe byaje mu gihe Sabe yigeze gukora inkuru yindi kuri Sandra Teta bijya muri Rwanda Media Commission bijyana no mu rukiko Sabe yamucana amafaranga ngira ngo ni miliyoni 4 aciwe na Sandra Teta ku iyo nkuru si ibintu se bizwi hari ibanga menye si ibintu bizwi icyo kintu ndumva nyizi kera ibyo bintu rero byabaye icyo gihe byuko Sabe hari ukuntu nibyo yitwara dukoresha tereme ngo nukubaga nta kinya hari igihe nyine ugabaza abantu nta kinya bumva ntago bajya bamuha ibiganiro niba yarabitekereje gutyo akabishyira kuri yago yaba yaramurenganyije akaba ariyo mpamvu si uyu munsi ubona ko afite access yo kugera ku bantu benshi ariko ukabona ikiganiro cya Knowless kitajya gipfa kujya kuri channel ye Gasaro TV Kwezi TV turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi aba ari akagaruka wowe uduha igitekerezo uko cyumva reka tugushimire cyaba icyiza cyangwa ikibi uba waturebye tugarukanye na Theo Ukwezi ese ko kivuga ngo bakunzi ba Gasaro TV n'Ukwezi TV kutabanza bakunzi b'Ukwezi TV na Gasaro TV bakunzi b'Ukwezi TV Ukwezi TV mbivuze gatatu buriya rero nibishaka birandajyana no mu ryo w'ikiganiro turimo uyu munsi yego nuko buriya kamere muntu bisanzwe kamere muntu bisanzwe bitari mu rwango bitari mu ishyari irikunda oye uzimanze ntumure mu murongo Sandrine sibyo ntabwo ari bibi kidefanda buriya uretse abanyamadini bagiye batubeshya ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ntabwo bishoboka mumbwira umunyamadini umupasiteri wigishinga ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda akaba yajya kwishyura minivare y'umwana we abagore kamere se manene n'ishyiri y'umuturanyi ntabwo bishoboka ikintu bita kwikunda ntabwo ari kibi uzi ikintu kibi ni ukwikunda ukanga abandi yego kugira aho wumva kwikunda kwawe kwatuma urwanya abandi ukumva bo badakwiye kubaho so karakanyuzemo wenda ariko nta nubwo gatandukanye n'ibintu wenda twapanze ko tuganiraho uyu munsi binashingiye ku kiganiro twakoze duheruka gukora shingiye ku bibazo biri muri showbiz ariko kugeza ubu narabirebye ndeba uburyo abantu bari kubi nibyo niyo nkuru iri kuvugwa ibibazo bya Yago ndeba amakomantere ari kubishyiraho ikintu cyanangaje nuko bashaka kubibwira ko biri muri showbiz ntabwo bikiri muri showbiz ukuntu ngiye n'u Rwanda ntekereza ko ibibazo bya Yago reka ne kubyita bya Yago bya saga yabaye mu myidagaduro mu Rwanda yarenze imyidagaduro nk'uko narimereye kuri icyo ngicyo mpera kuri presentation yari ukoze byatangiye wenda ari abantu bikunda ariko uburyo bikunzemo barengeje urugero sibyo birangira bagiye kuvuga ngo hari akablage ngiye nkunda football
hari akaburage nigeze kureba umukino wa football wa Champions League wahuje Real Madrid na Liverpool. Umukinnyi wa Real Madrid witwa Ramos icyo gihe aza kuvuna Mohamed Salah wa Liverpool. Ofete yari nk'umukinnyi ukomeye muri kapiteni wa Real kugira ngo atsinde atware igikombe avuna ukomeye wa Liverpool. Yego. None nza kubona ka emoji akaburage kavuga ngo ngibintu ngo Mosara yakorewe na Ramos ngo nuko wajya kwa muganga kwareba umuntu uri muri bombone cyangwa uri kuri oxygene ugacomora kuri prise umuntu uri kuri oxygene ugicomekeraho telefone yawe ngo ucaginge. So urikunze nibyo ariko wikunze utavuge ngo ko nikunze ndebye inyungu zanjye nigeze ndeba igihombo cyangwa ibyago ngiye guteza mugenzi wanjye. Niyo mpamvu rero ngiye naravuze nti ibintu biriya bintu byabayago kana karikunda yarikunze kwikunda uri ntabwo ari bibi ahubwo iyo wikunze ukwikunda kwawe n'inyungu zawe uzirengera udashyira abandi bantu mu kaga. Umuntu uri mu kaga uyu munsi ni Yago. Yego. Kubera ko Yago ari mu buhungiro afite ntabwo nigeze mupima wenda mu buryo buri scientifique uretse ko navuga mu buryo buri scientifique kurya no kureba muri psychologie buramo na observation kwitegereza umuntu kagira ikintu ukuramo. Ntekereza ko mu bintu bidashidikanywaho Yago afite depression ku rwego runaka. Simvuze ikigero iriho ariko afite depression ku rwego runaka. Ibaze kuba mu Rwanda hari igihugu cy'u Rwanda kigeze kugira igihe kiha umuhigo w'igihe cyagombaga guca ubuhunzi. Muri make nta munyarwanda ukwiye kuba hanze y'u Rwanda nk'impunzi kubera ko u Rwanda ntabwo ari igihugu ngubu cyuzuye. Ni igihugu buri munyarwanda wese yabona ahakwirwa. Ufite icyakurikiranwaho akakibazwa ariko yasoza igihano cye akaba mu gihugu. Ufite ikibazo bakabwira ngo humura uratekanye uzaba mu gihugu cyawe ariko u Rwanda rukamakinga ashobora ko ruciye statut y'ubuhunzi ku munyarwanda. Niba ari mu mahanga ubu ngubu avuga ngo narahunze ntabwo bikiri showbiz. Ndavuga ngo mu rwego rwa politike u Rwanda nyine rwafeirinze kubera Yago. Ariko gufeiringa ntabwo ari imbaraga nkeya z'u Rwanda. Ntekereza ko yagazagaruka mu Rwanda. Nge nabitekerejeho nshingiye ku bintu nka bitatu bikurikira. Ari nabyo nashingiyeho yuko Yago ikibazo cy'uyu munsi kitari icy'imyidagaduro cyarenze imyidagaduro kandi ntabwo kirenze uyu munsi. Uribuka ko mu biganiro Yago yakoze yavuze ko yahamagawe akajya kungwa na Sabe. Ugeze umva se barigeze bajya kungwa n'umuntu w'umuhanzi? Oya, yavuze umuyobozi. Ni ukuvuga ngo ibibazo bya Sabe na Yago ubwo muze Sabe nuko ari we yavuze cyane ari nawe yavuze bagiye kwiyunga ariko ndavuga n'abandi bantu bose yise agatsiko. Byamaze kumenywa n'ubuyobozi kugera aho bavuga bati baterane turebe kino kibazo tubicoce. U Rwanda nishimira ko ari igihugu kiha agaciro urubyiruko. Muri kampeni y'amatora ya perezida wa Repubulika nari nyirimo nabonye agaciro ubuyobozi bw'u Rwanda buha urubyiruko. Sinza kubivuga ko nabibonye aba social media influencers bari muri campaign kugeza aho abantu bafite ama account ya Twitter amwe duseka nyine afite amazina atari yabo banyabo. Hari umwe nari impari ku Murindi turi kumwe n'umukuru w'igihugu. Hari umwe yaravuze avuga account ye umukuru yavuga ati ndakwibuka ariko witwa gutya kandi n'ifoto ufiteho ntabwo ari ifoto yawe iririyo. Utekereza icyo umukuru w'igihugu azi byuka kare byuka vuba. What's the real name of byuka vuba ngira ngo niko yitwa kuri Twitter. Iyo byuka vuba perezida muzi ku rwego nazi yuko ifoto afite hatari ifoto ye uhita wumva ngo agaciro urubyiruko ruhabwa n'ubuyobozi nakahe. Ndetse mu mutumwa icyo gihe yatanze yaratubwiye ngo abantu bavuga u Rwanda uko rutari
mwebwe rubyiruko mufite kandi buriya na social media dufite reka ntabwo ari izacu gusa u Rwanda rubigiramo uruhare internet uyu munsi abanyarwanda bari mu bafite amikoro aciriritse bashobora kubona internet y'ibihumbi 3 ku kwezi ufite jiga ya buri munsi. Abantu benshi bazi ko biriya bintu babibonye kubera ko izi kampani za telecommunication wenda zagabanyije ibiciro babibonye kubera investment ishoramari u Rwanda rwakoze kugira ngo urubyiruko rworoherwe n'ibyo bintu. Yego, hari ibintu byinshi bihari buriya minisiteri ya ICT hari ahantu tugeze guhurira tubwira ko buriya iyo umuntu arebye YouTube mu Rwanda video ya mbere YouTube mu Rwanda impamvu ubona YouTube tuziba ziri HD buri muntu wambaye urebye video ya Ukwezi TV cyangwa ya Gasaro TV ayireba kuri sava yo muri Amerika. Uwa kabiri ntabwo areba muri Amerika ayireba mu Rwanda. U Rwanda rwakoze investment ku buryo witaruzana ya video rukayishyira kuri sava yo mu Rwanda none abanyarwanda bakayikura hafi ikaza iri HD bitagoranye. Ibyo bintu rero byose ni izo YouTube channel abantu bari kurwaniramo bari kupfa u Rwanda rwakozemo ishoramari. Ntabwo u Rwanda rwashara amamiliyari ku bana b'u Rwanda ku rubyiruko rw'u Rwanda ngo rugire ikintu rugeraho hanyuma babishwaniremo kugeraho bamwe bafunga igihugu umbwire ngo abayobozi bazicara batuze bumve ko ibintu ari ibintu bisanzwe. Ndagaruka kuri babayobozi bavuze ngo bagiye gufata umwanya wo guhuza Sabe na Yago n'abandi bari kumwe kugira ngo babunge. Kubunga kubera iki? Kuko babona ko hari ikibazo deje. Ntabwo uyu munsi rero bakishimira ko wa muntu bagiye kunga n'undi uyu munsi ari kuvuga ngo bwa bwiyunge bwabayeho ntabwo bwatanze umusaruro ndetse bwatumye numva ntafite amahoro mu gihugu ndagenda. Ati bwari ubw'uburyarya. Ministre Dr Utuma Twishima Ministre w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi yeka ko azi cyane Yago azi cyane abari muri iyi industry aba YouTubers aratuzi cyane twigeze guhurira mu nama imwe reka nabivuge nubwo ari inama itari numva nigeze kwikubwiraho. Erega Sandrine buriya nuko abantu benshi batabimenya ubuyobozi bw'u Rwanda butekereza abaturage kandi mu byiciro bitandukanye. Reka mbere yuko njya kuri message ya Dr Utuma Twishima hari inama yadutumiyemo abakoresha YouTubers bake ariko ntago ari robanura ku butaro urimo ntugire ngo waruhagarariwe n'abandi twari duhari. Yego, yigaga kuki ibyadufasha ibyateza imbere industry y'aba YouTubers isundi tungana iki twatera imbere gute ni cyakora ngo dukore neza dukore ibintu byubaka igihugu. Iyo nama twari turimo Ministre Dr Utuma Twishima namushimira yaratumiye n'abantu basobereye muri ibyo bintu twari turimo. Hari umuntu w'umudirecteur ushinzwe iyo secteur muri Ministeri ya Innovation ndetse na ICT. Muri Ministeri ya ICT basobanuye ibyo byose nakubwiye by'uburyo batekereza ibyatuma abanyarwanda babona kuko u Rwanda rushora imari bira mu bintu by'ikoranabuhanga ku rwego ruhambaye kuko nyine ntako tugera ku cyamba. Bashaka abanyarwanda bashaka kugira creativity atunga abaturage apana abantu mu bushomeri. So ngaruye kuri message ya Dr Utuma Twishima urubaka ibintu byaba Yago yabivuzeho kuri Twitter. Yego, navuze ko ibintu ntago ari showbiz ibintu birakomeye sibyo. Niyo muzi imbaraga u Rwanda ubuyobozi bw'u Rwanda bwashyize mu bibazo bijyanye n'ayasaga y'abakono twigire ngo zitandukanye n'izo ntekereza ko izishobora kuba na nyinshi kurenzaho kubera ko izo ziri mu rubyiruko. Nicyo gihe cy'ibintu bijyanye n'abakono harimo abantu bakuru. Iyo bigeze ku rubyiruko baravuga ngo ni ikibazo cy'uyu munsi kikaba n'ikibazo cy'ejo hazaza kubera ko ni urubyiruko. Rero nagira ngo mbwize ukuri ko mu bintu bihangayikishije mu bintu bizwi mu bintu biri kurebwaho mu bintu bari gutindaho harimo seriousement iki kibazo sinzira ndi bakitenga icyayago kuko ari wenda wagaragaye nk'uri kugaragaza ikibazo cye ariko mu by'ukuri ibintu birahangayikishije. Dr Utuma Twishima yavuze ibijyanye n'ivangura n'ironda karere. Nabonye hari abantu bari kunenga Yago yuko avuga ngo abantu bakoze genocide base ngo bakoze genocide n'ibindi. Hari naho nabonye ko jihad ngabihakana. Ibyo byose yabihakana byaba ari ukuri yaba mubeshyera ikiri ukuri ni iki nuko harimo ibintu bijyanye n'utuntu tw'udutsiko.
dutsikwa mu rubyiruko dufite ikibazo gikomeye kurenze ko byaba biri mu bantu bakuru kuko nabikubwiye ikibazo kiri mu rubyiruko kiba ari cy'uyu munsi kikaba n'icyejo hazaza. ntago nguciye mu ijambo nahoze numva kare umumama witwa Mutesi Scovia ari kuvuga ati ribu ibi bintu muzakomeza ati kubireberera ntabwo babireberera ndakubwiza ukuri buretse mbanze mvuge nyine uko yabivuze wenda nawe wumva ati ni showbiz atariko ati rimwe muzumva umuntu yisha undi muntu ati kuko byanze gukemuka haturumva nimba yagwegeza aho ahunga ibi bintu byamaze gufata iki indi ntera. ese Sandrine tukiri umuntu azica undi muntu harabona numvise muri space bavuga ko ngo hari itariki runaka ngo abasitari bapfiraho. I'm sorry ntabwo ibyo ngemera mu myemerere yanjye yego mu myizere no mu bitekerezo yanjye ntabwo mpise nizera ko ari ukuri sibyo. hari umukinnyi wa Arsenal witwaga Aaron Ramsey bavugaga ariko ngo iyo yatsinze igitego ngo umuntu w'icyamamara arapfa ariko ugashaka ikintu bishingiye ukakibura ariko baguha amatariki ugasanga birahura ugasanga umunsi Osama bin Laden yapfuye Aaron Ramsey yatsinze igitego akavuga nk'ibyo bintu turamutse tubishyize no ku bantu nka abadakunda football munyihanganire ariko abayikunda turagendana nko ku bantu nka uyu rutayizamu wa Man City ufite ibitego 7 mu mikino 4 ubimukizeho wajya uvuga ko buri gihe uwapfuye wese wasanga buri gihe cyose aba yatsinze igitego kuko ari umuhanga. So iyo coincidence ishobora kubaho yuko abantu bapfuye kwa amatariki uriya mukobwa yavuze ariko ubwabyo niba tuzi ikintu cyagiye kica abo bantu gitandukanye kwita mbihuza I'm sorry ariko uzi impamvu mbigaruye abashobora kubyizera nk'ukuri bakizera yuko uriya muntu we yishwe na kanaka ejo nabo babonye bamuciye urwaho bakeka ko ari we wabishe bamwica. Ibyo nshobora kutabyizera ko ibyabayeho kuko byatewe na kanaka ariko abaturage bamara kubyishyiramo ko kanaka ari we watumye biriya biba yego baraza gukora ibara bazavuga ati natwe reka tumwikize nawe niwe wishe kanaka nawe witanye kanaka sibyo. Hakaba hazamo n'ubwicanyi muri showbiz erega reka nkubwire reka ndeke showbiz gatoya niba nakubwiye ngo bino bintu mbabarire twe kubiganira mu bintu bya showbiz by'imyidagaduro byarenze imyidagaduro n'ibyishimo no guseka ariko yageze mu bintu byo kurogana byo kwicana byo guhunga sibyo aya intervention ngaho ya ministeri z'intervention ntago ari imyidagaduro ministeri y'ubutabera ministeri y'ubanye n'amahanga urumva inzego z'ubutasi aho rero twarenze ibintu by'imyidagaduro none se Sandrine reka nkubaza nk'ubu uyu munsi imyidagaduro kwitandukanya n'imikino burya biba bitandukanye cyane bose bagira abafana bose bagira fame bose bakunda success umukuru w'igihugu amaze kuvuga kangahe yuko mu Rwanda mu bibazo bya mbere u Rwanda rufite mu bijyanye n'imikino harimo amarozi niyo bivuze kenshi rero nigize kubyumva nubwo wenda nta football ngira byumvishe inshuro zirenze imwe kuko byose ndabikurikira yego ntabwo mu bahanzi ko nabyumvishe kenshi kera mu bintu byaguma bavuga ko kanaka yagiye ahangaha ngo Dream Boys ngo barafite umupfumu ku nkombo n'ibindi sinzi ukuri kwabyo sibyo ariko ntanduri bugira ubusa. Hari umuntu wamamaye muri showbiz ngo yitwa Mama Queen ngo yari umupfumu hari muri za 2015 na 2016 batubwira ko Mama Queen ngari umupfumu w'abahanzi sibyo. Mama Queen yego witwa Mama Queen na 5 batubwira ko hari umuntu witwa Mama Queen ngo uragurira ko nawe uri wasamani niba icyo gihe raraje muri ibintu oya icyo gihe nari mbisaziyemo grand frère salute icyo gihe za 2015 nari mo shifting ava mu myidagaduro njya mu bindi yego ariko icyo nakubwira nuko ibyo bintu ntandi urivugira ubusa niba rero umukuru w'igihugu avuga ati bigera ku mukuru w'igihugu ko mu mikino harimo ibintu by'umwanda by'amarozi n'abapfumu none se mu myidagaduro abarimo wagira ngo nindobanure bahuriye kuri bya bindi n'ubundi abakinnyi ahubwo ngira ngo byanabamo cyane kubera ko niba umukinnyi yemera ko yatsinda igitego kubera ko yabiraguriwe n'umupfumu
n'umuhanzi ubwo yakumva yuko ari bugire success indirimbo igakundwa ikarebwa kubera yuko umupfumu yabimufashijemo. yego rero ndagira nkubwiza ukuri ko abo bantu byarumbwiye Scovie yavuga ziriya nzego ntabwo iyo ziri gukora buri gihe ibyo zikora zibivuga, ariko ntabwo bakumva ngo umuntu yambutse yahunze akavuga ibintu bimeze kuriya ngo mbwire ngo baratuje baratekanye. oya buri kintu cyose ziriya nzego zigikoraho iperereza ziragikurikirana kandi byanze bikunze ukuri kuragera ukamenyekana cyane. yeah. nahoze numva hari uvuga ku masipesi amahirwe mu kanya twakumvaganagaho gatoya tugiye gutangira ikiganiro ati na perezida ibi bintu agomba kubiza ubona urwego bigezeho. ariko nkubwe iyo muvuze perezida buretse gato tewo nanjye nabugiye mbona amakomenti menshi ati rwose namwe ataho bigeze perezida wacu turamwubaha akora n'ibidufitiye akamaro nk'urubyiruko ndetse muri rusange nk'abaturage atari ko aho bigeze namwe niba noneho ibi ngibi muri no kubimuzana bati byaba ari ukurengera noneho bifuza ko perezida yabimenya ibi bintu. ntabwo wabyumvise kanze nkakumvisha. oya nakumvise ahubwo reka manze ngusubize nakumvise. reka nkubwira umuntu yibwira ko yifuza ko perezida yamenya ibi bintu abizi kurenza undi muntu uwo ari we wese. reka nkubwire perezida Paul Kagame maze kubibona kuri cases zirenga nk'eshanu. twatuntu ejo bundi wumvise ibibazo by'abahinzi b'umuceri. yego hashize iminsi iyo perezida wa repubulika ajya kwibariza minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi sibyo akamwibariza ibijyanye n'ubuhinzi bw'umuceri aho gasanga ntabwo abizi nk'uko wabizi, akaza minisitiri w'inganda agasanga ahubwo warabizi ku kigero runaka. ubwo icyo batazi ni iki hera kuri bimwe bindi nakubwiye. nawe perezida uzi aba social media influencers ubwo ntago azi ibyo bapostinga. yanabwiye Scovie ati yenda kuzi jya nkubona nari mpari sibyo. nakubwiye perezida uzi ibyo uzi kumenya ngo uriya muntu social media influencer upostinga ibintu ibi ngibi kuri Twitter akamenya ko profile picture ye akurikishwa ari kumubona imbere ye itandukanye n'iriho. uribwira ko ibyo postinga byatabizi. perezida kino gihugu turakimwikoreza imitwaro myinshi kuko biriya bintu by'abakono reka mbigarukeho. impamvu icyo mbihurijeho niba wenda abantu mubabarire ni uko bihuriye ku bintu birimo ikintu cyo kurwanya cy'amacakubiri cyo kwironda n'ibindi. perezida ajya kubimenya yabimenye hari abayobozi benshi babimenye imbere ye batabimubwiye ariko yarabimenye. umuntu wabimubwiye wa mbere yatubwiye ni umugaba mukuru w'ingabo afande Mubaraka Muganga. amubwiye ati hari abakoroneri nafunze amubwira n'icyo yabafungiye. ndibuka iyo nkuru ninjye umuntu wa mbere yayitangaje y'abakono n'abantu bamwe bagira ngo hari nasaza ntabwo ari ukuri ariko nari mbizi mfite amakuru. ariko nk'icyo gihe avuga ko ngo yamubwiye ngo kumbwiye yuko se hari abasirikare bafunze kandi ko harimo n'abandi bantu batari abasirikare bo bimeze bite. afande Mubaraka aramubwira ati rero nafunze abasirikare kubera ko nibo bari mu nshingano wampaye. perezida aramubwira ati rero noneho biroroshye njye mbashinzwe bose nshakaruka kuri icyo nkubwiye. perezida Kagame adushinzwe twese urubyiruko abari mu myidagaduro abasirikare abasivile abarebwa na minisiteri y'urubyiruko abarebwa na minisiteri y'abakozi wenda ushaka kubita leta y'abashomeri ariko perezida Kagame ashinzwe abanyarwanda bose. uko ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire rigaragaza ko tungana mu Rwanda abo bantu bose bari mu nshingano za perezida Kagame. niyo muzabona uyu munsi avuga ku kibazo cy'abana bagwingiye ejo bundi akavuga ku kibazo cy'abana bo mu muhanda ejo bundi akavuga ku kibazo cy'abasaza cyangwa se cy'abatishoboye bambuwe na VUP n'ibindi adushinzwe twese. rero uwibwira yuko yifuza ko ikibazo cyagera kuri perezida Kagame ashaka kutakivugaho mu buryo bweruye ngo ubone yakivuze mu ruhame ariko akagikoraho kandi kigashobora no gukemurwa n'undi muntu yatumye. ariko ntekereza yuko mu Rwanda erega yago bahunze ngiye yago guhunga kwe n'abavuga ngo ntiyakwiye guhunga bari kugira n'ibintu batazi
niyo abantu bemera yuko yago ashobora guhunga kubera impamvu ebyiri. Swat arabona ko yibasiwe, which is true, amaze iminsi yibasiwe, ibyo nta muntu ubishidikanyaho, nabivuzeho mu kiganiro cyatambutse. Yago yaribasiwe pe, akorwa y'inkuru nta kintu tuzi Yago yigeze akora mu iki gihugu kibi, sibyo? Yakoze inkuru zifite ikintu zifasha, zubaka, zikorera abantu ubuvugizi, ariko twagiye kubona tubona yaribasiwe, abantu binjiye mu buzima bwe bwite, aho ababo bakundanye aba ex be. Umuntu wagira imyaka nk'iya Yago adafite aba ex ninde? Mbese aba ex ntabwo bafite uburyo babanye. Ejo nibwo umusore umwe yambwiye ati erega abasore twese, ati hafi ya twese turasambana, ati ahubwo nuko oya unanibeshye. Mu mategeko ntabwo byitwa gusambana. Nta musore uzi kugiye umusore bivuga ko dukurikije ko igitabo cy'amategeko hano mu Rwanda kibivuga, kiri ku musore aryamanye n'umukobwa amene n'umugore w'umugabo, nibwo yabasambanye n'uwo mugore, kuko uwo mugore abacinye umugabo we. Umusore n'umukobwa baryamanye, reka ngasurinye kugira ngo abantu banabyumve ko ari kategorike. Umusore ufite imyaka y'ubukure n'umukobwa ufite imyaka y'ubukure bumvikanye, buriya hari imiryango imwe n'imwe y'ama-ONG itemerewe ko ukoresha ijambo gusambana. Oya, ni gukora imibonano mpuzabitsina, sibyo? Yego. Ntabwo umusore w'imyaka 25 n'umukobwa w'imyaka 23 bapfa kuba ari hejuru y'imyaka 18 iyo bakoze imibonano mpuzabitsina. Imbere y'amategeko y'u Rwanda nta cyaha baba bakoze. Ibyo hari abatabizi, ntabwo baba bakoze ubusambanyi. Ubusambanyi kireka habayeho yuko umwe afite isezerano n'undi muntu akaba amuciye inyuma. Ibyo rero Yago yaba yarakoze imibonano bikoze koko, nta cyaha yaba yarakoze imbere y'amategeko y'u Rwanda. Erega n'aba bajene we kutureba nabo bajya babikora. Nyine navuze ngo ni bangahe mu basore b'Abanyarwanda badukurikiye uyu munsi bagira imyaka 30 nk'iyo Yago afite, bataragira aba ex. Gusambana tubyihorere, nkuko babyita ariko gusambana byo ku rubyiruko mu mategeko ntibibaho. Ntuzanire iby'idini hano, turi mu bijyanye n'amategeko, sibyo? Niba se waragize aba ex, wowe wagenda agacukumbura uko mwabanye n'umu ex wawe nuko mwatandukanye, akabishyira hanze. Si ubuzima bwawe bwite wifuza ko byajya hanze? Kuki Yago byagiye hanze? Niyo mpamvu navuga expert. Nyamara uyu munsi bari gushyira hanze iby'abantu bamwe na bamwe, yagarashyira hamwe biri icyo bivuze. Nge ntabwo nabishyikiye nabyo yakoze, ariko icyo mbishyikiyeho ni kimwe, yerekanye ko na buri wese uwazana ibye twakipfuka. Hari umuntu nkunda, Davido Maximo, ikintu mukunda akunda kuvuga ngo ubu twese ngo wazana ibishwe byacu twakongera kubona aho tunywa amazi, sibyo? Ariko niko kuri, buri wese uwazana ibye bihishwe. Erega n'amategeko arengera iyo privacy y'abantu, ubuzima bwite bw'abantu. Twese uwazana ubuzima bwite bwacu akabushyira ku karubanda, twabona aho twongera kunywa amazi? Rero niyo mpamvu niba Yago yarakundanye n'umukobwa, bafite uko babanye nuko batandukanye, ukuri kuko batandukanye nuko babanye, reka mbwira abantu bakuzi do naba abo babiri, sibyo? N'ubundi rero kugeza uyu munsi ibyo uvuga nibyo wamugani, buri wese afite ubuzima bwe. Buri wese ugiye ugashyira hanze ubuzima bwe bwite, ubwabyo bigize n'icyaha. Buriya n'amategeko arengera ko umuntu agomba kugira ubuzima bwe bwite. Ko famille igomba kuba umuntu uri ntavogerwa, n'umunyagitinyiro, sibyo? N'umuryango ukabunga. Mu bantu b'abanyagitinyiro rero mu Rwanda dufite, Yago yavuyemo. Yago yaravogerewe pe, sibyo? Ariko nanone turaho, ngewe reka mbabwire, ngewe ikintu nababwiye Yago, ushobora kubona iki kiganiro wakoze amakosa mu biganiro wakoze, mu kiganiro wakoze arenze rimwe, ariko nukuri ko Imana ndakumva hejuru y'ijana ku ijana, ahubwo wakoze make nkurikije ibintu byakubayeho. None se icyo gihe Yago arabibonye, kiriya gihe gisohoka cya kiganiro nibwo Yago mwavuganye, wabimwandikiye umubwira ko Yago umwihanganisha? Yago tujya tuvugana ku bintu bitandukanye. Bada bigize no kumwakunda ibiganiro byanjye, ahubwo ati bira nubwo utaca mu myidagaduro nkunda ibiganiro byawe. Ndabwa nti Yago nti ngewe iyo ndafite umwanya
habona ikiganiro cyawe maca kumva introduction gusa ukuntu wakira umuntu turiya tuntu uvuga ntashobora gusubiramo ariko tukaganira bisanzwe n'umuntu tuziranye gutyo ariko kuri iyi nshuro naramubwiye ni Yago be strong ariko be careful ashobora no kutanyumva kumva ndi kumubwira ndi kumutera iseseme kubera tension bamushyizeho sibyo ndikamubwira Yago abantu bazi ko umuntu ahungabana u Rwanda dufite amateka ashobora kuba yatuma abantu bamenye ko umuntu ashobora guhungabana yego akarengera sibyo yego hari akantu kamwe nshaka kuvuga ntabwo nzi neza niba Yago yaravuze ukuri ko jihadi ise yakoze jenoside sibyo yego ariko byacimisha ikintu cyacimisha ni kimwe jiha nta kintu dupfa njyewe abatipe bose nta kintu dupfa uzumva avuga ko ari ikintu mpfa nawe uzamumbwire uzamura mikoro numve ariko jiha reka nkubwire niba ukurikiye iki kiganiro niba kuko Yago yakubeshyeye papa atarakoze jenoside ibaze niba ibyo wavuze kuri Yago byose waramubeshyeraga we inshuro wabivuze ako gahinda ufite ko kuba yakubeshyeye niba yakubeshyeye koko kangana iki niba ari n'ukuri akaba bivuze ko papa yarakoze jenoside ukuntu byakubaje ugashaka n'uburyo kwisobanura ibaze uko byagendekeraga Yago iyo byabaga ku wa mbere ku wa kabiri kugera ku cyumweru bamuvugaho ibintu yakoze ibiri byo n'ibitari byo buri gihe ariyo muntu ujya kuri headlines ko mwabivugaga mwese ko ibintu bihari ko biri online sibyo noneho biratuma wa muntu amenya ngo akabaro ni nk'akandi igikomere ni nk'ikindi igikomere ugira ukumva wowe uyu munsi wabuze amahoro uko bavuze yuko papa yakoze jenoside bibukuri cyangwa bye kubukuri hose birakubabaza sibyo ibi kubikomere byo kuba bavuga Yago na Dabiju Yago na Briane Yago na Kanaka akavugwa n'abantu bose nta n'ikintu yakoze yibuze ko we yashingiye ku byo bamukoreye tuzi agatangira asa nk'uwihimura ko noneho yabikorewe se abantu bumva ngo bari gutwika bari aho ngaho byibuze ntago wamwumva igikomere watewe n'ibyo bakuvuzeho navuze byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri kuko byombi birashoboka buriya ni probability ebyiri swati nibyo swati sibyo ariko byaba ari ukuri byaba atari ukuri sha uri jihadi wababara ni ukuri kw'Imana papa yaba yarakoze jenoside wavuga uti kata njye wayikoze banzanyemo babizanye gute noneho bikaba karushwa baravuga ati ko bambekye ko papa yakoze jenoside ataranayikoze nabyo ukababara jiha wababaye ndabizi ko wababaye ariko jiha ni wababaye nawe ushyire mu mwanya wa Yago uvuge ngo igihe cyose no yagowe yagiye atotezwa avugwaho aba exibe aho bakundanye abo bashatse kugira gute aho bahuriye hanaha none hibaze ngo we yaba yararaga meza ate uko kuntu waba waraye nkubaze yego Theo uvuze gutyo abexe utunyubutse ikintu ku mwana umwana makuru agenda asumira mu matwi yanjye cyangwa se uriya ndetse reka nifashishe n'amakuru ya Eminyawe mu kubyo numvishe ku kiganiro yakoze ati uriya mwana atamakuru ahari biranashoboka ko yaba atari uwa Yago ariko se Yago yarabisobanuye ngiye nakubwiye ko mu kiganiro twakoze ubushize ko ibintu bisobanutse yavuze ko inda ari ya producer Bob ntabwo nakarangiza ikibazo uno mukobwa rero akaba yaraje mu mihanda byaragenze gute yaba yarishyuwe kugira ngo aze gushyira ntabwo nkubwiye ko mbikeka Yago yivugiye ko ibihumbi 100 producer Bob yabifashe akabihurira mukobwa ngo uzagende inda uyegeke kuri Yago wenda kuko nawe mwabonanye mu buryo mw'icyo bundi uri kurumva reka nkubwire ariko ntituri abantu turi bakuru nibyo twavugaga ibyo ni simple kabisa reka nkubwire umukobwa Yago ni umusore wibera muri ghetto umukobwa representable baramubwira ati wowe ngiye guhumbi 100 bikundishe kuri Yago ugende muryamane uhita umbwira ko yaguteye inda ibyo bintu bisaba abahungu batabikora ni bangahe
reba yago ntabwo yasezeranye cyane buriya abatabikora bavuga bati ntaba nciye inyuma cyangwa umugore n'ibiki n'ibiki sibyo none se Sandrine ibyo bibaye cyangwa akabimenya akanamenya n'umubare w'amafaranga yagara kwibwira ati imitego barayineze baranyishe nanga gupfa yego sibyo ngiye ikintu ntatindaho ariko ntekereza ko uko mbitekereza uko nzi ubuyobozi bw'u Rwanda nkeka ko bagitangiye yago natahe Scovia yago natahe kandi inzego zo mu Rwanda zibigiremo uruhare zimwizeze umutekano sibyo kandi umutekano agomba kwizezwa ntago ari ukwicwa kuticwa mu buryo navuga wenda kuvanga umuntu amutera ikintu oya kwa kuntu itegeko nshinga rwa k'umunyarwanda umuntu ari umunyagitinyiro yago arindwe ahabwa uburenganzira bwe akora akazi katuje nta bantu bamwibasira ikintu bita character assassination ni ikintu gikomeye cyane buriya jenoside ijya kuba habanje kuba ikintu bita deshumanisation kwambura umuntu ubumuntu no kumwitiranya n'ibindi bintu sibyo yego byose birajyana n'ibyo byo kwambura umuntu agaciro uri kubyumva yago yazanye ibya jenoside iby'abandi bantu iby'abantu yiteye ibiki n'ibiki mbere yuko tureba ibyo yago yakoze tubanze dufate yago tuzi wa kera tumushyire ku meza tumusesengure yari atwaye iki yakoraga iki nitune tuvuga ngo yago uyu munsi niba ngiye navugiye ko yago uyu munsi binari gukora ngiye aribyo ndi kubona yuko hari ukuntu nyine ibyo ari gukora ari biki birimo ihungabana ariko nabwo ugereje ibyo yakorewe navuze ngiye ngo ni bikeya hanyuma rero mbere yuko ureba impamvu yago yaba arahindutse nako ureba ko yago yahindutse reba impamvu yamuhinduye n'abamuhinduye ubanze uvuge ngo uyu muntu yabanje guhohoterwa sibyo yego Theo dusa n'abasoza ngiye kubaza ibibazo bitatu icya mbere byihuse hari ikindi kintu yavuze ndetse ngo cyamubabaje cyane atabajene bakagenda hariya batica no ntago ari yanjye ni ya Clement na Knowless ati kugira ngo banyangisha abantu ati yari yo ntego reka nkubwire ngira ngo aracyumvise reka nacyo nkubwire iriya cano ya yago dore ku izina ubwaryo sibyo cano kugira n'izina ubwaryo rya yago nta muntu washinga business ngo avuge ngo yitirirwe umukozi we icyo ni icya mbere sibyo yego ntatwe twese tuzumva kugira ngo kanaka buriya ntago ari ibye ntago ariko still so yago ajya kubivuga yavuze ko bayivuga ko ari ya Knowless na Clement ko bamwinye ikiganiro yago ntabwo mbizi niba ariko bakubwiye ko ariyo mpamvu ariko nawe sabe ntago cana uwakana Knowless na Clement kuva kera sibyo reka ngiye mbabwire ngewe mva ubundi se ubundi mwankunda mwanyanga mfa kuba uzi ko nuranyanga uzabundenganya kandi ntacyo uzantwara sabe niba warabibwiye yago yuko Knowless na Clement bakumye ikiganiro kubera ko cana ari ya yago shabara murenganyije sabe tubizanye urabizi ko Knowless na Clement twarakoranye ku Nyarwanda nyumujya no ku gihe ngo nguki buretse gato babonyitondesheje ngo yabwiye yago ibyo twarakoranye yago bavuga ko impamvu ngo bavugaga yuko cana atariye ari uko ngo Knowless na Clement bamwinye ikiganiro okay bakajya kwa yago yego okay ako kantu nago nene nakumvise icyo rongeye nshaka kuvuga sabe arabizi sibyo byatewe n'iki Knowless arabizi na Clement arabizi hari ukuntu uburyo sabe yajyaga akora inkuru tukiri ku Nyarwanda no ku gihe sibyo bitishimirwa na Knowless na Clement ndetse ndibuka hari inkuru imwe sabe yigeze gukora agarura nyuma ya couple ya Knowless na Clement maze gukomera agarura ibya sabe ibya Knowless na Safi n'amafoto yeze yacukumbura kera yande ya Safi na Knowless kandi yari muri fiançailles na Clement we byari bigeze kure ngira ngo ni mu gihe benda gukora ubukwe sibyo ibintu byababaje Knowless na Clement kugera aho bagiye kureba umukoresha ibintu birebire sibyo ndetse mu cyo gihe byaje mu gihe sabe yigeze gukora inkuru yindi kuri Sandra Teta bijya muri Rwanda Media Commission bijyana no mu rukiko
Sabe yamuca n'amafaranga agira ngo ni miliyoni 4 ayaciwe na Sandra Teta kwiyo nkuru si ibintu se bizwi hari ibanga menye si ibintu bizwi icyo kintu ndumva Sibyo? nkizi kera ibyo bintu rero byabaye icyo gihe byuko Sabe hari ukuntu nibyo yitwaye dukoresha tereme ngo kubaga nta kinya hari igihe nyine ugabaza abantu nta kinya bumva ntago bajya bamuha ibiganiro niba yarabitekereje gutyo akabishyira kuri Yago yaba yaramurenganyije akaba ariyo mpamvu si uyu munsi ubona ko afite access yo kugera ku bantu benshi ariko ukabona ikiganiro cya Knowless kitajya gipfa kujya kuri channel ye ntabwo ko nanjye ntago njya hosting kandi ntacyo mpfa nabo iri gare kambabwire ko umuntu agira audience ye aha atumira abantu runaka ariko nubwo Knowless na Clement bajya kuri YouTube nyinshi sibyo ibyo nabyo wabitekerezaho ariko nanone icyo ndi kuvuga niba umuntu runaka ataguha ikiganiro kikemure nawe ubwe ushaka kujya kugira victime mugenzi we ukeka ko baba bakorana cyangwa bari inshuti sibyo yego reka ngaruye ku kintu kimwe kijyanye no kunga bari abantu hari ibibazo wambaje ariko wenda niba ari kitarambaza ndagisubiza mu kanya u Rwanda rwabashe kunga abantu bicanye rukanahanira yuko nta cyatanye abanyarwanda kizongera kubaho FPR nizemwe ibi bintu ese wagiye kunga ubundi Sabe na Yago ubundi uzi ari we ko mvuga ngo FPR ukikanga uzi ari we ntago muzi numvise ngo ni umudamu reka nkubwire yitwa Francine yitwa Francine ngenda muzi Francine ngira ngo ni Havugimana ndamuzi umushuti wanjye twaga tukwarana kera ari hoteli yari afite hari ku Muhima yabwo mu bya gospel n'umumama mwiza kandi ukunda nyine ubwo bumwe nyine n'umukomiseri nyine muri nta FPR gira abakomiseri nyine baraho baciritse sibyo ndamuzi yitwa Francine ntabwo yagiye kunga abantu sibyo adashaka ubwo bumwe adashaka yarazi ibyakora kandi yarazi umurongo w'igihugu kandi nawo burimo sibyo ariko nibirenga uwo mukomiseri buriya nigeze kuvuga kuri Dr. Thomas Twishima yego buriya ntimukamubone nka minisitiri gusa byumenye yuko ahagararira urubyiruko muri RPF kandi abo bose turi kuvuga n'ibyo byose turi kuvuga isasaga zose ziri mu rubyiruko Dr. Thomas Twishima nabivuga ntimukamubonemo ko ari minisitiri w'urubyiruko gusa n'iterambere ry'ubuhanzi cyane menyekana na komiseri uhagarariye urubyiruko muri RPF RPF izi kurwo urubyiruko nyine ibijyanye n'amacakubiri ibijyanye n'ivangura bijyanye n'utwo dutsiko ari ibintu badashobora gutorera na gatoya aha reka dutahe rero tewazajya agenda tumanyuriraho gatoya cyane ko ari umwe mu barigendi n'umwe reka maze toze akantu buriya niba ndi kuvuga hari abantu benshi babizi kundusha uri umwe mu reka ngo urugero ibintu ndi kuvuga rwose ntundakarira kuko navuze cyane nakuvuze mu kiganiro ntugire ngo birantunguye nari mbizi ko ari bundakarire ariko mbivuze kubera ko nzi ko hari icyo byafasha n'abagomba kubikemura bakabikemura ntitaye ko hari abashobora kundakarira kundakarira nta kibazo n'akazi sibyo ariko ntabwo ndi muri agent hari benshi babizi no kundusha bafite n'amakuru arenza yanjye ariko bataza kuri kamera nk'uko ngo babivuga nibyo nkubwira nyine woza ugenda utumanyuriraho akamanyu gatoya bishoboka cyane ko ari wowe muntu wakoranye n'aba bagabo cyane njye sinari impari ndi mu ntara sinari impari njye nari nibereye mu masomo akora n'umwana wenda byibuze rero Theo reka mbabwire ngo mukomeze mukurikire Ukwezi TV na Gasaro TV done bazi Ukwezi TV bana n'ikibazo oya no kubera kumenyera gukora intro ya nyine ndumwe ariko nta mutima mubi icyo navuga n'abantu mu myaka 30 ishize abanyarwanda tugerageza kwiyubaka ntamuze tugerageza kwiyubaka no kwiyunga no kuba umwe nuko ibi byose biratwereka ko hakiri ibisigisigi nyine haracyari ibibazo yego umuntu burebenga ko Yago yahunze ntabwo urabura amahoro shanga ubura amahoro iwawe igipangu gifunze ntawe uri bukumangire ngo agutere cyangwa kwica cyangwa kugire gute ukaburira amahoro yo mu mutima kubera ko abantu bakwangishije abandi sibyo yego umuntu uri gushyira amakosa kuri Yago
ngerega yagogiye kumwevariwa sibyo ngo umenye ko afite amakosa biroroshye cyane. Who was Yago and who is Yago? Baratandukanye, Yago biri batandukanye. Ntabwo Yago uyu mwanya yakaba yari kureba babana badafite uko aho bari, ariko hari abantu bari abakene ariko ari hard working. Hard workers akabatuzanira sibyo. Abantu bakaba supportinga bakagira icyo bagiza kuri society nabo bakagira icyo bigezaho. Yego. Nizo content yakunze gukora. Usagira ngo si benshi bahombye twakabaye twarabonye nyine izo step bavuye. Hari abantu nabonye ngo babitango big energy. Nukuri ko nta muntu apfa kubona abantu bangana nabo yagafite bamushyigikiye. Wibwiye se ko arabo Yago yatoraguye? Nabashyigikiye ibikorwa bya Yago. Nabazi ibyo Yago yakoze bihe agaciro. Nabaza akarengane yagamaze imisi akorerwa. Nabaza uburyo Yago yarwanyijwe azira ukuri ukarwanya umuntu ntagazi kuririmba. Ariko is that a reason? Reka nemere kari ukuri. Yago katazi kuririmba. Ni icyaha. Kunda bazi kuririmba ariko ndumureke. Ibyo ni ibitekerezo byiza bya Theo. Theo turagushimiye cyane, nakagaruka tugenda tubaha gake gakeya. Umuntu wumva uwo twakomerekeje atubabarire. Atubabarire ariko nushaka kuduha ibitekerezo akabitubwira ko twamukomerekeje, atubwire naho twamukomerekeje. Naho nibeshye ankosore. Burangiye yenda umuntu wa mbere uzi neza ko hari ikintu cyera twize bita apprentissage par erreur. Nushaka kuza kutubwira kwigira ku makosa. Nushaka kuza kutubwira zaza. Buriya ngo uzi kugira ngo umuntu yige igare kugira ngo arimenye akoresha icyo kintu bita apprentissage par erreur. Kwiga ukoresheje ko uragerageza ese you try and you fail. So amakosa wagiye ugira cyera yaga tubwira ngo were tarakugusha mukomereke ntago warimenye. Yego. Ubuzima twigira ku makosa tugenda dukora. Natwe rero tubwira uti hano mwakotoye mwibeshye itariki wavuze si yo umwaka wavuze si wo umuntu wavuze ntago ari we wibeshye agomba kuvuga kanaka. Ndi umuntu nese ngiye meme wari mfite wagira ngo na mudasobwa bavuga ngo ntisobwa yarigiye mbona byivanga. Ndashaka duseze kuri comment imwe. Uyivugeho TikTok. Hari umuntu umwanditse ati nukuri muri ndahabi namukundaga cyane ariko iyo ukomeje kubona ibi bintu bikuvugwaho cyane ushobora kujya depression kugeza aho wiyahura. Imana mutabare. Muri ndahabi Irene. Erega ngiye hano abantu bananyuve neza ariko utumye mbisoreza. Sinyeneye uwanga Sabe. Sinyeneye uwanga muri ndahabi. Sinyeneye uwanga Philipita. Sinyeneye uwanga Bruce Melody. Sinyeneye uwanga abantu bose Yago yavuze ubwiyunge yuko bamuhimukiye. Tubaho tugakosa sibyo tugatana. Ngiye nyeneye yuko nta wanga undi. Nkeneka abantu tubana ko dufatanya ko dushyira hamwe ko twubaka u Rwanda dushyize hamwe ko twubaka ubumwe ko umuntu uza mu Rwanda asanga abanyamakuru baho bashyize hamwe asanga abo bakora YouTube bashyize hamwe kuza kubashyikira no kubatera inkunga ko ubuyobozi bushaka kudufasha no kugira ngo hari ibyo dukemura kugira ngo ibintu bigende neza. Usanga ibyo dukora byubaka igihugu bitagisenya. Abantu banyuve neza ntabwo nshyikiye abanga Yago ariko ntabwo nshyikiye abanga Sabe, nshyikiye abanga Chita, nshyikiye abanga Bruce Melody, abanga Titi Brown, abanga babantu bose Yago yavuze. Bose nshyikiye ubanga. Ahubwo ngende kuvuga ngo kandi reka nkubwire abantu bananyumve neza nkiri kuri icyo. Buri wasanga na Sabe agiye kutubwira Yago yatubwira ati Yago yankoreye ibi. Iyo umuntu ari kwivuga yivuga neza. Si kamere muntu se. Oliver. Ariko ngibyo navuze byuko Yago yahohotewe byo. Yago baramwibasiye. Birahari biri ku mbuga. Sibyo? Kandi bamwinjira mu buzima neza bose ntago bafite aba X. Oliver. Yasubuka nk'urugero. Nk'urugero. Ubu Sabe twakoranye na buri X wenzi. Ko nta kiganiro nabikoze bose. Sibyo? Tamena umucerekana itahira uramenye. Hari uwo namera sibyo nge nkora. Oliver. Ariko no kumugira nanjye mfite abanje. Senye naba X ngira. Oliver. Ahubwo uzabavugaho nzamumena. Ndaje mbaniki. Oliver. Theo nagushaka dutaha. None se ubu ngubu ibingibi wamugari kari bisanzwe imihanda bivugwa ukabona iki cyaba ikibazo cyo gutuma umuntu yiyahura. Depression iyo abantu bakwibasiye niyo bakwibasira kubera kuri inzobe
wahita wumva kuba inzobe ari icyaha Eh. mwese ko abantu bagiye bazira amazuru yabo bakabica reka nkubwira impamvu ingana ururo niko Riderman yaririmbye iby'amarozi ari mu bantu babivuze kera Riderman bakamuhimbana ariko birahari hari indi urivugira ubusa se impamvu ingana ururo nyine muramuke mwirirwe baye Imana imurinde kandi Imana irinde abanyamakuru bose n'aba YouTubers bose ikiruta byose ni urukundo reka mbabwire ngo hasta la vista ciao ciao baye Gasaro TV.